Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Ndengeyingoma Jean Pierre n'abandi bari bafatanyije babashije kurokora Abatutsi bagera ku 2000 bari barahungiye muri Centre Saint Paul. Nyuma y'uko nawe yari yabashije kurokoka, we na bagenzi be biyemeza guhangana n'interahamwe ngo babashe gukiza abo bantu. Aha aravuga uko babashije kubarokora. Ahangaha hari yagiye hongeyemo abantu benshi, harimo 2000 nibyo batubwiye ko bamwe bari bagiye kugeza Sainte Famille, abandi bakajya kwihisha ahandi. Ahangaha batubikoremo abantu bageze hafi mu 2000. So tumaze kwirukana za barriere zari zihari, tumaze no kwirukana interahamwe, nibwo twinjiyemo nyine hano urabona muri aya mazu niyo bari noneho turabasohora tubashyira ku murongo kuko nabivuze mbere. Bibanza biranagorana kuko bamwe bashaka gutwara abana babo, abandi bashaka gutwara ibintu bari bafite, abandi bashaka gutwara ibyo kurya kuko ntago bari bazi ko biri bugende. Tumaze kubashyira ku murongo rero nibwo twaje kubashyira hamwe turanabambutsa. Mu Ndengeyingoma Jean Pierre yagize uruhare mu kurokora harimo n'umwana wari ufite imyaka 3 yahunganaga muhetse ku mugongo. Ababyeyi bamwe bataye n'abana inyuma, abasirikare bacu akari bagenda babazana. Ngira ngo naciye ahantu ku Mukoki hano Kacyiru, ndiruka nciyemo numva umwana aramamagaye, umwana w'imyaka nk'itatu cyangwa ine, mwana ugitangira kuvuga. Arambwira ngo mama, ndabase mama ari ayamusize. Nuba ngo namaze kwambuka numvisha mama agenda ngenda ndagaruka, ndabase mama ari ati mama yansize. Nanjye nari amasasu arimo kuturasa, ndamucisha he nanjye ubwanjye sinza undi buce, ariko ndamufata mushyira ku mugongo, ndabana dupfa umwana dupfane. Nubwo uyu Ndengeyingoma yahawe umudari wishimwe kubw'igikorwa yakoze, ashimangira ko we na bagenzi be batakoreye guhembwa, ahubwo ngo ibyo bakoze ni ikimenyetso gikomeye cyo gukunda igihugu. Ngo kuri we umudari bahataniraga bawugezeho. Gusa naje kubona umudari muri Amerika, nkwambikirwa muri San Antonio muri leta ya Texas, n'aba Jewish baje kubona ko hari igikorwa cyiza cyakozwe mu bushakashatsi bwabo bari bakoze. Umudari n'uyu nguyu nawe ubona wo kugira ngo abantu uyu munsi urubyiruko rubasha gutembera, umutekano ubugaragara uko uteye, ibijyanye nuko ubuzima bw'abantu bumeze, ko icyo twarwaniraga no kugira ngo udacari umuntu akubonemo isura runaka cyangwa umuntu akubona ikintu runaka. Jean Pierre nawe ariko nubwo yabashije kurokora abantu benshi, avuga ko nawe urugendo rwo kurokoka rutamworoheye. Nibwo baje kumfata, barantema, bantera inkota ngaha mu rubavu, hanyuma undi mugabo nawe ahitane ngaha ku kaguru, ariko kunema yarazi ko akaguru agakuyeho, ariko nema nabo umupanga uritambika. Ubwo ku itariki 12 nanone baragaruka baramfata, banjyana bagiye kunyica, hanyuma bageze mu nzira barashwana, bamaze gushwana barandekura. Kuri ubu uyu Ndengeyingoma Jean Pierre atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amaze imyaka 17 atuye. Ni rwiyemezamirimo, afite imodoka zo mu bwoko bwa limuzini 12 zikorera mu mijyi 12 itandukanye. Akaba afite n'ikigo akorana nacyo gishinzwe kugura amahoteli n'andi makampani akomeye, bakabibyaza umusaruro bakongera bakabigurisha. Grace Namahoro, Royal TV. Nta bikoresho bya gisirikare afite, ko mwatubwiye ko yaramaze iminsi arwana namwe kandi ari inkotanyi.